abanyamurenge twari umuntu umwe igihe cyo gukura cacu twabagaho umusore yamaraga kumenya ubwenge atangiye gutumwa nk'umurimo wari we wese umwana yari uw'abantu bose mu muhana abo umwana w'umukobwa abo umwana w'umuhungu undi akamaze akaza kumutira na leta twabonye twebwe abanyamurenge murabizi kuko twahoze mu guhezwa kwa byinshi ariko nanone abasaza bakaba nk'ileta umwana wazaga wahura inka ukaragira inka umugabo wa rubanda yasanga utazishoboye akagukubita abana bose nyine mu muhana n'umubyeyi yaza mu muhana atashe mbere nuko bahingaga yasanga abana mu muhana agahamagara abana bose akabagaburira haba nubwo yabaga ari umukobwa ugitaha ataritegeka ariko abantu ugasanga bari aho mu nzu akabagaburira ugasanga abantu bari umuntu umwe wa mubyeyi yasanga abana bose yaza mbere y'ababyaye nk'abantu mu muhana hari abataziranaga n'abandi baziranaga bakavuga ngo uyu mwana ntamuzira umwana ntiyonkaga nka nyirasenga ariko nk'abaramu biwe umubyeyi utashemera konsa abana bose nuko twebwe nta mundyane wahabaga imiryango yazaga iturana n'abanyabyinshi n'abitira ikintu cyiza cyuko kwari ugushingirana gusa nuko mukabana mukavukana nta bubi twagiraga nta bubi bwahabaga bubi n'amahimba y'ubu byanjiye mu masomo reke tuze tubabwira abana bubu niho byatangiriye ngo bagiye kumenya ubwenge baje kugira ubwenge banje amahimba banza kubesha n'icyo gihe byatangiye tukama twanje hamwe no gusenga umwuka aradufasha kuko umwuka azategeka byose umwuka azi byose umwuka azayigisha byose umwuka azayobora byose nta kintu na kimwe iyo wihaye Imana ugakorera Imana ntaca Imana itakungura ati noneho gakaza kugereranya ngo nugira gutya kakaba kabaye gutya ngo nusoma kuri izina niringiri twagiye gusenga mu butayu niho twame dufatirwa umunsi nzanibuka twama dufatwa mu butayu twari nk'abantu bagera nko kwicumi gisaga twese twavuyemo twamenye kwandika no gusoma ariko uzubona atari heza hano ni wacu ni hehehe ino gaho twaraje nyine twugama imbeho n'izuba ariko nta kintu kiruti nta kiyaba n'umunsi umwe kandi sindumva n'ibiryo byino kandi ndi mukubirya sindumva hari ikintu nakimwe umutima umbwira ngo ucompeze iki haba n'inyama zino zarananiye haba n'amata yino yarananiye n'amazi yino azanuka nta kintu kino kizima umuco wacu wari mwiza rwose icyo umuntu azagikumbura no se bana mwo tubaza ngo umuntu uri hano aho ikiza seki iki ni ikihe cyo tuma umuntu yibagirwa iwacu ntacyo kubera ko iwacu hari umuco mwiza turabashimiye mwe muhisemo gukurikirana Imuhira Internationale abakunzi bacu mugeze neza kudukurikirana tubahaye ikaze muri uyu mwanya tugiyemo kugira ngo mwegere muze tuganire n'aba babyeyi bari imbere yanyu turatangira badusabira ku Mana hanyuma babone kuza kubibwira Mana data mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo watanze impongano y'ibyaha byacu turagushimiye kugira ngo tubone n'icano n'abavandimwe bayo duhanana umugisha kuko ibyo tuvuga dushaka ko byubaka abantu bikabafasha kandi bikamamazwa byubaka imibiri y'abantu bikamubaka n'imitima mu izina rya Yesu amen amen nasogokuru arakoze tugiye gutangira batwibwira abantu bashobora kuba babazi n'abatabazi barushirizeho noneho kubamenya turatangira mutwibwira mutubwira n'akarere mwari mutuyemwo n'imirara n'itorero karibu nabanze nushaka kwifate gutya soko jewe nitwa Serugaba Sostene ndi umupasitori w'itorero rya Methodiste kuva kera ubu ngubu kuva mu Minembwe niho twakoreye umurimo w'Imana nyuma yo kuva mu Minembwe natumwe na communauté muri Shabanja gukorerayo
duhungutse intambara twageze mu Minembwe tuhagira iminsi mikeya turasura turaza tujya mu Bugande turasura turahava tuza hano kujerekeye impamvu z'intambara ubu ndi umusaza ndakora mu zabukuru ndakora mu itorero rya El Shaddai Revival Church riyobowe na Pasiteri Ngenganya. Murakoze cyane twibwire nawe. Jewe ndi umwitira niwo muraramvukamo nari ntoye inganje tuve inganje kera turaza tuja mu Minembwe niho twakoreraga ngakorera mu itorero rya Methodiste niho twabaga iwacu ku Kiziba tuvayo tuza tuzindutse tugeze ino bitewe n'impamara zirakinga inzira zirakingwa ntitwabaga tugisubiye ruguru turacari ariko none dutegereje kuko Imana nidufasha tuzataha tugasubira mu rugo. Murakoze. Wavuze ko mwari mutuyinganje? Kera. Ndango urahaherutse ubu nyine. Oya. Nico gihe twese twaviriye rimwe. Ese ngize ngo mbabaze nko muri aya mezi y'umukwa 10 iwacu kino gihe bari mu mwihinga bari gusarura niba mwobyibuka simbizi. Ruguru nko muri ku kwezi kw'icumi bagushira ubu ngubu ko barahinga abandi ko baratera ibigori ko baratera inka bakazisuhura mu kwa kangahe inka bazisuhura mu kwezi kwa 4 nk'izambere zisuhura mu kwezi kwa 4 zigasuhura niba habatangiye nko gusha izindi nka nyine gusuhura neza zisuhura mu kwezi kwa 6 icyo gihe cyara gusuhura mu kwa 6 nuko kwa 7 kugezaga mu 8 abari mu kibene ryaga rinini ikagendaga mu 9 abambere bagashaka gushura inka bene zizambere nyine zo kuramira abana kuko inzara y'amataga ibihari bakazishura nyuma gankimvura amaraga kugwaga abacura bagacura ariko icyo gihe cy'amasura kandi icyo gihe cyo gutaha nyine mu kwezi kw'icumi. Ese abantu bose basuhuye jewe ahantu twari duteye ku kabara numvaga bazavuga ngo bazasuhurira mu mibunda abantu bose ni mu mibunda basuhuriraga. Oyaye abantu bose basuhuriraga impande nishi bamwe bajaga mu mibunda iho n'abantu bari basigaye batuye ariko abandi bakaje igihungwe abandi bakaje Rurenge abandi bakaja mu Rubonja abandi bakaja kuri Kisini henshi n'ibihugu bitandukanye byinshi n'inganje. Gatubaze soko kurunda tubwira ukuntu umuntu yavaga ku kabara n'inka agahuruka inganje azishoreye zitateze nawe atateze kandi hari ahantu hari urugendo runini. Urakoze noneho uko ubajije byarahabaga umuntu yazaga kura inka ku kabara akazishorera zigataha mu mikenke bwacya zigataha iwacu mu Gahwera bwacya zigahari amarango yose zigahuruka zigahuruka imirimba zigahuruka inganje gutega se inka nazo zazitega hano twatubona bazishira mu modoka ibyo iwacu se hari n'umuhanda wahabaga nta muhanda wahabaga nuko ushorera gusa ntiziruhe inka oya ahubwo hazaga haruka inyana zonka hakaba mu zisibira cyangwa kazabyaye nyine ukahasiba kugira ngo zibanze zikomere mukaba mukasibira ahubwo uko ni muri iki gihe mu gihe cya mbere ho kera kose inyana inka zaga ibyara bakikorera inyana umuntu kandi ahanagenda washumba bazaga bikorera inyana ikorera igakomera iri ku bitugu byabo ariko ubu ngo amaze kumenyera ubwenge bagenda bakarara nka kabiri nyine inyana yamara gukomera bakasuba bakagenda. Ese soko ahantu waraye bakamaguraza bakaraza na zanka 10 nazo bakaziraza inka 100 ahubwo bakaziraza baraziraza se inka nazo zirara hanze inyanaga ntiboreka kurazaga kuko zanka zose zirakamwo haya mata ukayaheza aho waraye
ukarara herego inka zagiraga ibyo kurya ugendaga amata yazo n'ibyo kurya ugenda unywa ninde wo kwanga gukuraza ufite ibyo kurya nta kibazo washika wasuhura ukamara igihe kingana gute kugira ngo uzongere kandi ufate urugendo rwo gutaha bitwara igihe kingana gute umuntu wasuhuye none nyine nkuko umuvandimwe Ernest yavuze uyu gawe ni n'umwungeri ngare kaba bari ubisubiye nkazo uvuga iki noneho gusuhura kuvuga ngo iki ryose ryahoraga ari amezi 5 ukagenda aho ugeze no gukomeza ku musozi nta wundi muntu muri kumwe ugakama amata ukanywa wamara kunywa ukira ukagiraga agapango gatoya nk'ahantu kuzuraza mu inyana kararo ukabaho ubwatsi bwaza bushira ugasura ukimuka ukaja handi ukagenda ugasura ukubaka ugahora ugenda nta hantu na hamwe wabaga ngo nukuvuga ngo utuye hamwe ngo naho hantu ushikiye ngo urasuzamuke ngo utahuje muhira amezi 5 agashira iki rwose nyine ryari ry'amezi 5 nko mu kwa gatandatu amezi 6 ashize abatahaga bagataha abandi bagasigarayo bakaragira nyine bagatura iyo ngiyo baragiye inka bagakumira hakaba nk'imuhira ukazugenda ukagera imuhira ugasura ukagaruka ugasura ugatura none se nkigiye mwabaga mwasuhuye mu rugo hasigaraga ntanka bakama basigara gutyo bamwe bene ababa bakene basigaga gutyo kuko ishi ryamaraga nko gukomera nyine ribaye rirerire kabene y'umutunzi ni wagaraga nk'inka nkazinga akazisiga ariko yabazisize nawe agakamira abantu bose abakeraga bari abantu beza mu muhanaga akazagenda aheza abantu tw'umwana duke agakwiza abantu kugeza igihe noneho nyine nk'izindi nk'ufite igindi yamaraga kubyara imvura imaze kugwa ya mbere nawe agasaka yicura akayizanyuje wese ntabagiraga inka yiwe abantu bari bakira abantu bari bakagira imitima ihuye mu gisangira byose icyo gihe ginkuka yicuraga abanaga bagahembuka dusubiyeho nk'inyuma bukeya nshaka kugira ngo dusobanurire abantu bavukiye ino batazi gusuhura impamvu nibanze tukira kugusuhura nukugira ngo dusobanurire urubyiruko rutabizi hari ikindi kintu nibaza iyo umuntu avuye ku kabara agafata urugendo akaja aho hantu mu mibunda kuragira nikaba yagaye hahandi ituma aje gusanga hariya niki birutana ku kabara no mu mibunda barutana gute ku buryo ufata amezi 5 ukaja kuyamara aho hantu nikuba wahagaye utubwire ikiriri ababa bashimye kiriya gihugu kimeze gute bitandukanye ute kose ari mu gace kamwe ubaje neza cyane noneho inka zazaga zitaha nyine kuko uwacu yavuze zigataha mu kwezi kw'icumi ubwo ngubwo ubwatsi buba bumaze kumera zigatura hariya ku kabara zajya kugeza ku iheshi mu kwa kane nyine kuri yavuze umuyaga waca mu twatsi twahariya ku kabara kera tukaba turumye noneho mu kwezi kwa gatandatu bati imibunda yahiye imaze gusha bakamavuga za mibunda bakitsa bati mu rukuri hari ubwatsi gusha n'ubwatsi bwameze gatwikaga bagatwika ibyatsi bwasa kamero ubundi bwiza bagatwika ibishaje mugane wawe nuko noneho mwashika yoga mukaragira imihiraga nuko ariko nyine kuko yavuze mukaragira imihira bwacya imihira nayo igashira bakavuga batara ahandi imihiriri akimuka gasa kagenda nuko ariko abungere bazaga bahora ku nzira ariko nyine kuko yavuze bakabana neza cyane abungeri bakabana neza oyaye bakubahana oyayeyo urukundo ndetse nabo iniri yabagiye wabo yaba yabuze amata nk'iyo akabegera bakazamuha amata bagiraga umutima mwiza abantu bimurengekera asaba ko badufashe kuduhuriza atubwira iciza cyo mu mibunda ni kitaba mu kukabara cyangwa kitaba mu minembwe iciza kiringanje iyo mwasuriraga kitari mu minembwe noneho urakoze cyane kubaza abakuru bazaba ngo kubaza koza gutera kumenya noneho mibunda cyari igihugu ciza kikaba igihugu citse kikamera mu bwatsi bwinshi inka zava ko kukabara zigiyeyo
kukabara habaga ubwatsi ariko bukaba buke ndiyaba imisozi imeze nk'iyo mu mibunda ndetse mibunda yari nziza haba n'amazi yaho yonyine yari meza no kuyabona ayo yari amazi meza cyane hagatera neza ntiyaba imisozi iterera ntiyaba ubunyereri bw'inka kuko inka nyereraga hakaba uragira ahantu bene hari udusozi imvura yagwa hakajwenga hasi ikanyerera ikikubita hasi ikavunika iyo ni mibunda kukabara ariko za mibunda cyari igihugu gishashe cy'imirambi gusa none uga bakakunda kandi congeyeho mibunda igasura igashuha imvura yahikagwa ariko ntikonje inka zagerayo zikavyibuha zikagira umubiri mwiza kandi inka zikavyara vuba zikabanguka kubyara vuba kuko hari ashushe hari n'ubwasi bwinshi akaba arico gituma bakunda mu mibunda aho nkuko abantu bajaga inganje naho inganje hari yakonje ariko akaba ubwatsi nabwo bukomeye kandi kikaba igihugu c'igihamba cyabagamo ibyatsi byinshi nacyo nticabagamo isazi cyari igihugu kimeze neza abantu bakama bava nyine hano ari abava mu mibunda bava ku ndundu abava mu minembwe bakagendaga barara mu nzira bakaraba bakazuhurukayo abantu bakagendaga bitonda ntibari ufite umurindiga wo kwihuta kuko uyu muntu asuhura uzuguma kugenda gahoro gahoro ushitse ugasanga ubwatsi wasanga harahiye akaboha amarankiginga bugashuka sukisunika uko niko abantu barabaga bagumaga kugenda baragira ugasanga ibihugu nabyo bizabigenda birutana kuko n'imishasha nayo nubwo hagiye haba ibihugu by'imishasha imishasha ntizitera hamwe hari nk'umushasha w'ibaraka utewe ukwawo ukareba ibuvira hateye ukwaho ahandi nawe ugasanga hateye ukwaho ukwandu hose azagenda hagira hamwe haruta ahandi icyo nicyo cyatumaga bungere bagenda gutyo murakoze cyane mudusobanurire ku bijanye n'inka none reka tuje mu mirire ho bukeye mirire y'iwacu ni ikihe gihugu mbese ni akahe karere kagiraga nk'ibiryo hari kuntu twakaza twumva tukiri abana ukundondo ngo bagira ngo ibijumba byinshi ugasanga se n'ukubera iki kukabara bitahaba nako nko za mibunda bakagira nabo ngo bagira imyumbati bagira iki ni akahe karere kagiraga ibiryo iko katagiraga inzara iwacu noneho kera kose gidondo ntiyazaga ihingwa kera kose indondo uhereye ziriya ndondo zo mu bijombo kabijombo ntiyazaga ihingwa ariko uzagahuna guhingwa kwari gukeya naho gurenze za mitambaho zihinzwe vuba cyane aho bazaniye poroje ndetse nibo bashoboye guhinga bakabeshwaho n'ikizo batahinze ico gihe kera ico gihe abantu b'indondo no kugeza mu Rurambo bazaga bashegurwa ibyo kurya abami abafurero bakikorera ibyo kurya nuko akamagira niba ari babyitaga ngo n'inkungura n'ikikuruba ibintu byikorera imyumbati bagaseha nyine akarahora abizana bagatungwa n'ibyo byo ku mutwe w'ababembe w'abafurero erego sinaho n'inka nazo bakikorera umuroba w'abafurero bakawuzana inka zikabeshwaho n'ubwo buryo iyo ni indondo niko yari imeze zakabara zari icyari igihugu cyo gihingwa kikera ibigori ariko cyane ga minembwe niyo yagiraga ibyo kurya kwera ibigori cyane nta myumbati yahingwaga keretse iwabo w'uyu mugabo berekeye mu Rurenge bo baza gahinga imyumbati n'intoki ugasanga nyine niho haba ibyo kurya cyane iwabo za Ruhemba n'umugahwera nuko ariko ni nkaho hagiraga ibyo kurya cyane mu mibunda mu minembwe ariya marango yose uhereye nyine minembwe uhereye za Gahwera bo bahingaga ibigori kandi bagahinga ukageza ku Kivumu iwabo wabaga ukageza nyine ku Irumba hose bahingaga ari imyumbati ariko batibuka muri minembwe hagati bagahinga ibigori gusa bagahinga n'ibirayi nabo mu bishanga nuko bagiraga ibishanga wabo babagabo byinshi nanone nabyo bakabihinga bikeramwo byo kurya byinshi so kunone kubu nyine muri kwezi kw'icumi mu minembwe barejeje ibigori cyangwa ko baratera bafite ibishaje ko baratera ariko ibyo mugani wawe bishaje birahari barahunitse ubu barasaruye barahunika ibishyimbo harabahunika n'ibigori
hari kera twazaga twubaka utururi ariko ngo bamenye ibita ko biri mu kuba bagatwika twa tururi ngo basigaye babika mu byumba by'amazu y'amashaje y'amabaraza akaba ariho babikaga ibyo kurya kugira ngo ejo bitazatwikwa bakaba bafite ibyo kurya byinshi abe n'ubu ngubu bari kuvuga mu minembwe ikintu nyine kibuze n'ayo mata kubera ko banyazwe inka ariko ubu ngo ibyo kurya bindi we barabifite bameze neza ngaho tubwire muze nawe tubwire iciza cy'iwanyu ibyo byaheraga n'aya mezi ikiryo gihari ubu nyine turetse intambara ibiryo bafite ubu nyine bameze gute ubu ngubu ni ukuvuga ngo mu minembwe batangiye guhinga ko baratera mu minembwe habaga ibyo kurya byose minembwe twebwe gatwari nka ruguru za Ruhemba twahingaga irurenge hepfo n'abandi nyine bo mu madego bene abashoboye bagahinga atari nk'abasaza abantu bose bagahinga ururenge bagahinga ibigori ururenge bagahinga imyumbati ururenge bagahinga ibijumba ubu ngubu ngo bageragaho ndetse igihe cya nyuma noneho dutangira guhinga ibishanga bikaba byera ibigori byinshi mugasarura ubu nyine gamaruri gakakeraga usibye ubu bitaga ubu byabaye muba mufitiye amaruri yuzuye ibijumba yuzuye amateke ibintu byose mugahinga mugasaruraga mukaba mugira kabene uyu mugabo w'umuhinzi ufite nk'ibyo ahingisha akagira n'amaruri n'atatu nane ibindi bikaza byera biri aho ngaho biraho mu minembwe habaga ibyo kurya byinshi haba n'ubu ngubu nubwo bita byabaye nanone nk'abasigaye nyine barahinze bareza ubu ngo bafite ibyo kurya byinshi ko bararya ariko ukabona cyari igihugu cyiza n'inka zikamera neza ugasanga ibintu byose bimeze neza nta magawa yahabaga kuko ari abantu bari batuye uko niko ibyerekeye ibyo kurya byari bihari n'ubu byari byinshi cyane murakoze cyane reka tuve kuri iyo ngingo twinjire noneho mu ngingo ivuga ngo musobanurire urubyiruko rwa none cyangwa se abana bavukiye ino umunyamurenge niko umuco w'umunyamurenge waga umeze gute iyo mwarebaga umuntu mukavuga ngo uyu mugabo afite umuco cyangwa uyu muryango cyangwa iyi nzu bagira umuco w'abanyamurenge ni umuco umeze gute cyangwa umunyamurenge mwomusobanurira gute umuntu wa none urakoze cyane noneho reka mbere cyane mu makuru yacu twebwe yego abantu barakundanaga mugakirana mugakandana mugasimbura ukiramenda mugaceza ibindi ngo ni urubangangwa mwese abana bo kuri uriya muhanda bakaza namwe mugahura n'ukomeretse muri ibyo ngibyo bikintu bigashira ubwo nibwo bwiza bwa kera biraruha biraza bigaragaho ikanisa ryabereye rigira umuco munini mu bantu ibyo by'imico myinshi yo gusimba yo kugira gute birashira ariko nanone hakaba umuco w'urukundo wo kumvikana wo kumera neza abantu bakubahana kandi abana ba kera bazaga bubaha ababyeyi kuko by'ukuri nta na leta twabonye twebwe abanyamurenge murabizi kuko twahoze mu guhezwa kwa byinshi ariko nanone abasaza bakaba nk'ireta umwana wazaga wahura inka ukaragira inka umugabo wa rubanda yasanga utazishoboye akagukubita wa rubanda akakubaza ngo isize inka wa mwana we zashotse utoyaye akaba gukubita ishoro rikaba nyine wowe wishukira agatambuka ariko nyine ukabona bagiraga ishyaka barakundanaga hashaka akabaza ziriya nka nizo kwane nasanzemo umwana namye mushushubikanya cyangwa ndamushushubikanya aje gushora inka uwo ni umuco mwiza bagiraga abana nabo bagatinya bakubaha abagabo bo mu karere ugasanga barubahiza ni nk'ireta nyine ugasanga barabatinya kandi n'abandi nyine nabo n'abagabo bakuru ugize amakosa
nubwo utarabaza abantu bakuru wabaje iby'abana nta kibazo gusa reka tubishire ariko nugize amakosa ari umugabo bazakamurega kwa gapita bakagenda bakamurega kwa gapita agatora abagabo urubanza rugasatswa ruguzawumva ngo ni kagacaca bakamucira urubanza uracumuye wakoze amafuti mu bagabo utavuga muri leta oya yepe mu bagabo bakamubwira tuwakoze amakosa ufite ibyaha none uratsinzwe icyambere niba ari nkabarenganije iwanyu wigarure icyakabiri batanga n'akabindi k'inzoga wakoseye abagabo bose utenga utubindi tw'inzoga tw'ibicumuro wakoze ukama wumva ni nk'akamare gakakera wa mugabo agatsindwa akemera akagenda agatangana na yanka cyane baburanaga inka ugasanga nyine arabyemeye kandi ntibisakuze mu muhana oya nta na ubugome bwahabaga bose bagaturana bakabana neza nta munjyane wabaga mu mihana icyo umugani wawe uti icyo dushima abantu b'icyo gihe icyo barusha abari ubu ni icyo nuko twebwe nta munjyane wahabaga imiryango yazaga iturana ari abanyabyinshi n'abitira ikintu cyiza cy'uko ko ari ugushingirana gusa nuko mukabana mukavukana umunyamurenge umuco w'abanyamurenge wari umuco mwiza rwose pe kunganira nk'uwacu niba nkusubira inyuma buke nubwo umwanya ari mutoya abanyamurenge twari umuntu umwe igihe cyo gukura cacu twabagaho umusore yamaraga kumenya ubwenge atangiye gutumwa nk'umurimo uwo ari we wese umwana yari uw'abantu bose mu muhana abo umwana w'umukobwa abo umwana w'umuhungu undi akamaze akaza kumutira akavuga ngo ntize umwana hari usuhura inka akayigusuhurira aho yaba ari umwana w'umukobwa kwari uguhoma amazu akaza akamatuze guhoma amazu atari na mwene wanyu ukabona nk'umukecuru yazaga yavuga iryo jambo uwaba akamamwemerera umuntu uwo ari we wese nta muntu wagiraga umwana wiwe ngo uvuge ngo uyu ni uwanyanaka cyangwa uyu nguyu ntaho duhuriye naho ibyo gusangira abantu bari kimwe ibintu byabo byose byari nk'imeze nk'iby'isosiyete ntawagiraga akantu kiwe ugasanga ibintu byose n'uwasangaga iby'uwundi ku musozi agakenura akagira neza ikindi cyongeyeho abana bose nyine mu muhana n'umubyeyi yaza mu muhana atashe mbere nuko bahingaga yasanga abana mu muhana agahamagara abana bose akabagaburira haba nubwo yabaga ari umukobwa ugitaha ataritegeka ariko abana ugasanga bari aho mu nzu akabagaburira ugasanga abantu bari umuntu umwe wa mubyeyi yasanga abana bose yaza mbere y'ababyaye nk'abantu mu muhana hari abataziranaga n'abandi baziranaga bakavuga ngo uyu mwana ntamuzira umwana ntiyonkaga nka nyirasenga ariko nk'abaramu biwe umubyeyi utashambira konsa abana bose uko niko byagendaga kandi icongeyeho ugasanga nyine abantu umuco w'umunyamurenge wari umwe kwari ukuvugira hamwe akantu kabo kose ntaba gatandukanyaga n'akuwundi abe mwene wanyu atari mwene wanyu wararaga ku wundi muntu ntibwitutaga ngo uvuge ngo ndarara hehe ugasanga umuco wabo barakamiranaga bakagabirana umukene yabagaho nyina akamaze akamanjira mu nzati twaraye ubuso wari ukomoje kuri ico cyo kurara nza numva bavuga ngo umuntu yakazamafata urugendo akava iwabo akaja mu minembwe tuvuga avuye za Ndondo adafite ahantu harara inzu gusa ashikiyemo bakaba bamwakira ni inzu usikiye gusa bapfa kurangiza umuntu cyangwa yakurangiza uturuse nkari yuhaye ugenda utarashika mu muhana kama kurinda ndiyo gusize akamanangura muntu n'umugenzi tutekereza ko ari umuntu mubi oyaye ntabo bitwagiraga ntabo bwahabaga bubi namahimba y'ubu zanjeye mu masomo reke tuze twabwira abana bubu niho byatangiriye ngo bagiye kumenya ubwenge baje kugira ubwenge banje amahimba banja kubesha nico gihe byatangiye yamara kuza abanaga baragiye mu mahanga baza kuza ugasanga abana nyine yazanye nk'utundi twenge ariko kera abanyamurenge nta masomo yahabaga abantu bari bituriye bose umuntu akwamuza ukarara mu nzu ugaca ugasugata ukamugenda urugenzi rw'iginga ryose waye ugenda uva muri iyi nzu ukararaho ubwije kandi ugasohokarara bakagufata neza bakagushuhiriza amazi ntibakurambirwe ntibakurambirwe uvuga ngo uramara n'iminsi 2 3
umushitsi abantu ubwo winjiye mu nzu nta amatari make adafite inka undi muntu wumutunze akamana ngo muri hagiye mu mushitsi akamaza kuzana amata agakamisha amata akayazana bakaguheza bakagukorera tiwogiye mu nzu utariye ukagenda uriye ukamugenda ntari ko kutwara ihamba tafaranga ngo urajana ifaranga ngo ndaje kugura ikintu aho yaye haba n'abanyamoko batubagamo abafurero n'abanyino yarazaga mu banyamurenge bakamugaburira bakamuraza kandi ibo twagenda iwabo bakatugurisha abanyamurenge bagiraga umuco mwiza bagasabana uko niko abanyamurenge bari bateye abantu babaye abandi ntibakiraza abantu ntibakita ku wundi kandi umunyamurenge wahuraga n'undi cyo gihe ukama wicara ngo nibwira aho muhuriye ku musozi ukamubazaga akakwibwira tiyo mwotandukana atakwibwira akavuga se akavuga umurara akavuga iyava niyavuka nikimugenza ndetse abagabo bo ukamubaza ngo turagenzwa niki niba avuye no kugurisha inka akabikubwira akavuga ati nari kugurisha inka bati wayigura akama afite n'ifaranga akakubwira ngo nkiragurwa gutya inka nuko nikwigurwa ibintu mukamvuti izo faranga nyine hakaba wamubwira ngo nkabawa gusanze nanje nagize ikibazo akamakora muri za faranga hakazigukaba akagenda yamara gushikagira iminsi yazozibona nyine akazi kugarurira uko niko bagiraga haba nihuzu gihuzu zari nkeye mwiga mumaze n'ubu nyine zagwiriye ariko zaba ari nkeya umwe yaje kuzindukira nk'ahandi akaza gutira uwundi huzu mutavukana ukamuva nkaha ukamuja nkiriya hakurya mu wundi muhana w'abandi apari na mwene wanyu ukaja gutira bafite amakota abiri urabonaga yari kameshi gishoge abiri none ukamuheza rimwe rigacira urubanza nyine umwe yarishe akabunda za kuza ngo nyanaka uti yararizindukanye nagaruka nawe uzobone uzorinda uzoze nimara ndi guheza ukamuheza akagenda naho mwebwe ibintu by'ubu muco w'ubu abantu nta ubundi tukimenya umuco harimo kuba ugenda batandukira kugenda bakakubira ngo gira vuba tugende abahungu bubu wamwibwira ukabona nyine arakanyaraje agahanga dusigaye tubatinyaga abana bubu turimo kubatinya badaye nabamaye reka taruhe nyine waje kumuvugisha nyine ariko noneho gatwe bico tubifuriza nimusubire ku muco wa kera wakamiraga abantu nta kandi kantu kabagamwo kishari na kandi kantu kinzangana reka sokuru nawe yongera ngaho nawe noneho cyo nongera n'umuco nyine muri kumva aya masumu yateye kera nta masumu yahabaga umuntu kwazo tobisumu ayiheza undi oya yicyari kizira rero ndicabaga ariko ubu umuco wabaye mubi nyine no kugira isumu bakayitoberana ikindi cya kabiri urimo kumva umuntu ari mu kubyara yamara kubyara bamushira isukari akayimena ibyo turimo kubyumva ngo bamuzaniye mu isumu wumve nawe aguze isukari kuzaniye urayimena ubwo bugome wari kurumva ari ubwo bumeze buti none ugasanga umuco waratakaye nta muco w'urukundo ukiyaba ariko kera habaga umuco w'urukundo ugasanga abantu bose barabana wanyu yabura amata mukamutiza nuko abana bagakura bakabaho baza banywa amata nyine y'abandi wowe utagira inka ariko nanone bagasa neza nuko umuco wari umeze hari akantu sogokuru yarakomojeho avuga ngo twebwe nitwe twabizanye twajaga kwiga ku masomo twamara tukabizana noneho nza numva bavuga ngo nyine mwebwe n'umwuka wera wabigishije bamwe kandi naje kare nsanga sogokuru karandika hariya karasoma iwe yigiye hehe ico gihe ko nawe mbona ashaje mwigiye he n'umwuka wera se namwe wabigishije noneho ibyo ngibyo ubajije amasomo yaje nyuma ejo bundi vuba nyine abantu bari abasaza batagihaye baje ku masomo nyine bamaze kurenga abandi batoyaga abantu bazagenda basumbana abatoya nyine bikubise mu dusomo bene duke ariko nk'abasaza bo hambere nyine nkuko kwaba basaza gusoma nta kwahabaye ariko nyine hamwe n'ivyo tumenya ijambo ry'Imana ngo tuba abakirisitu abantu nyine ugapfa kwiga gusoma nyine gusa nta haba nanje ubwanje wayo kubwira nje sinagiye no mu isomo habe n'umunsi umwe ariko uzi gusoma
ariko nturuzi ko mfite Bibiliya hano nzi gusoma ndasoma buke n'ubwo amaso yashaje ubu nyine umuntu asoma bukeya ariko kandi je ndanarwara barayabaga ariko nzi gusoma nzi kwandika bene izo ngizo habe n'umunsi umwe titwagiye mu ishuri twabaye mu banyamasengesho gusa nyine harya duhaye dusenga nk'umuntu uzi gusoma akazaguma kwereka nk'abandi ngo iyi ni iyi kukubwira gutyo gusa tukama twanje hamwe no gusenga umwuka aradufasha kuko umwuka agazategeka byose umwuka azi byose umwuka azayigisha byose umwuka azayobora byose nta kintu na kimwe iyo wihaye Imana ugakorera Imana ntaca Imana itakungura izayungura n'ubwo sokuru nawo kuntu yize no iwacu nyine iwa yaciye mu dusomo we yigishwe n'umwuka kabisa kandi ntubone ngo kuko turaha ariko turanaziranye kuva kera twabanye kera dukorana umurimo w'Imana naje bizamintangaza kundu abantu bigishwe n'umwuka barabimenya barahari ariko twebwe bamwe nkaje na mukuru wiwe dedore gityaba n'abandi benshi twe twarize noneho amasomo yaje nko muri 50 na muri 52 na kabiri na gatatu amasomo araza yazanye idini y'abanyamurengera bemeye muri 50 n'idini nyari ari rya gaturika twe twari n'abaturika nuko ibo babagira ukombe natwe tukabibembe hasi mu ibogogo ariko tukiga jewe nagiye mu isomo rya mbere muri 57 ndiga muri 58 ija muri kabiri 59 ndarangiza imyaka 3 ngo ndangize baja kurangiza imyaka 6 ibaraka ndikuvuga ko basaza bakera bazaga bashikisha abantu bakakujyana mu biraro bakabona ngo nuje ibaraka urarwara ubuganga ariko kare ubwenge twe twadukunda amasomo pe ariko ibo bakaba babyanga bakagucikisha nicyo gihe rero benshi bagiye basemajambi barongo agapangwa nabe abe na mukuru w'umugabo cyaba bitsi baraka baragenda bikutaye amasomo k'imyaka ingahe bayabika no kanisa gaturika icyo giri wigaga kusa nta kayi waguraga nta karamu waguraga icyo gihe nta n'amakaramu yabagaho habaga tushe akaba na potoprime ibintu byo gukoza mu ntuzo kugira nyine urukuca ukazukozamo ukandika mu bwino ibi karamu bene izingizi zabaye inyuma ariko twe twari kwarize nyine ariko ikizakindangaza tubana n'abantu nabo bataciye mu dusomo bama bari biga bamenya gusoma bari mu uyu mugabo n'abandi benshi Imana yarabafanikishije cyane ariko twebwe n'ubundi jewe nyine nanone twamaze gukizwa nasoje ibaraka ku masomo y'imishimaki ndagezaho imyaka 2 muri Bibiliya kumva jewe nari narizeho bukeye Sogokuru kuntu yaravuze ngo mu butayu habamo mwakoraga niyo bamenye gusoma mu butayu yebwe twazaga tuja gusenga mu butayu twamara kuja gusenga mu butayu nkabene uyu muntu wazanye kagatabo bene kako nkaba gatuvuga kaba bakuru bacu none kagano cyangwa kakandika none gakaba kanditse mu nyuguti none gazanyuguti gano nakaberekaga ati none gakaza kugereranya ngo nugira gutya kakaba kabaye gute ngo nusoma kuri izina niringiri kuko twagiye gusenga mu butayu niho twame dufatirwa umunsi nzanibuka twama dufatwa mu butayu twari nk'abantu bagera nko ku 10 gisaga twese twavuyemo twamenye kwandika no gusoma turagenda ico Imana izikora ibitangazaga n'ubu ngubu muzamubanga ibitangaza vy'Imana ico nje zangiheraho nubwo hagumije kuba nibindi nzantekerezaga noneho natekereza ukuntu Imana yaduserutseho tukamenya gusoma
ukabona izo gasurabizi nubwo tutazi imvugo nishiga ariko gana n'ururimi rwacu garwo turaruzi tukamenya gusoma no kwandika no gusoma umuntu yakwandikira n'urwandiko gasigara utaraciye ku ishuri urabona ibyo si Imana yarukoreye umurimo Imana zifasha abantu kandi ni benshi byamabiguma gakororoka n'abagore benshi bataciye ku masomo bararuho nyine bamabanja gusoma none wabimenya nawe washika muri ukaza wigisha nk'abandi ukaza werekera abandi kuriya bakwerekereye ukabona nyine barabimenye gusoma uko niko ibintu byabaye. Murakoze cyane, reka tugire tugane ku musozo. Buri muntu ndamubaza akabazo kimwe tute dusoza. Hagira umuntu arambwira ikintu akumbuye iwacu, niba ari imisozi, niba ari zo kujya byaho, niba ari inka, kimwe nitumara tusoze. Sawa, reka mbanije uherukayo jewe reka mbanije uherukayo ngo yaba yaragenze naje nubwo ndi ariko noneho ruguru iwacu urahakumbuye. So kwakumbura ahubwo ni nk'indwara indwara niyo utaza wivura. Ndakumbuye ijambo rya mbere nkundira kiriya gihugu cacu, ni igihugu twakimenyemo ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Tumaze kumenyeramo ijambo ry'Imana tugikuriramo n'uwo muco gano no twariko tubabwira udusanga tucisangamo tukibamwo kugezaga iyi minsi yose ntacu umuntu atokumbura. Uzukumbura imisozi, ugakumbura inzuzi, ugakumbura n'imvura yaho, ugakunda n'umuyaga waho. Ibyo byose nta kintu kibangamye cyaho kimwe umuntu azabona ngo uvuge ngo ishomba ngo ndeke kugisubiramo. Ntacu ukumva inyota yacu ni nka kurya kw'inzara. Inzara utariye ntuzureka gusonza. Ruguru turahakunda, Imana izadufashe yonyine nizihindura ibihe tugume tugituremo kandi haba nubwo dushaje umuntu azasenga uvuga ngo Mana uzofasha aba bana nubwo aho bagiye naho ni heza. N'ibihugu nabyo babishimye gabisanze hano bazabona ngo hano ni heza, abandi bagiye handi bakabana ngo ni heza, ariko utahazi gabo ntiyohifuza. Ariko uzubona atari heza hano ni wacu ni hehehe ino gaho twaraje nyine twugama imbeho n'izuba ariko ndakindu kiruti ndakiyaba n'umunsi umwe kandi sindumva n'ibiryo byino kandi ndi mukubiryo. Sindumva hari ikintu nakimwe umutima umbwira ngo ucompeze iki. Haba n'inyama zino zarananiye, haba n'amata yino yarananiye, n'amazi yino azanuka, nta kintu kino kizima. Muze mugira inyota namwe yo kwifuza ruguru y'aba Imana yari bikunze ngo ahubwo namwe muzozindukireyo namwe mwogenda haba nubwo mwoba mufite utuzi tumeze gute mwoza gukora imirimo iri iwacu. Namwe ni igihugu kizima kinonosoye c'umuyaga mwiza c'umwuka mwiza casengewe mw'Imana, ni ikirere kitanduye. Ndoshisha noneho nyine kuko wacu avuze n'ibintu bibiri. Noneho icya mbere ni umuco nyine w'iwacu. Umuco w'iwacu wari mwiza cyane, umuco w'iwacu wari mwiza rwose. Icyo umuntu azagikumbura none se bana mwo tubaza ngo umuntu uri hano aho ikiza se iki ni ikihe cyo tuma umuntu yibagirwa iwacu? Ntacyo kubera ko iwacu hari umuco mwiza mukabana neza. Aho icya kabiri mu ikanisa mugatura neza mukumvikana. Naho uko umuntu uri mu kwishara akavuga ngo ndafungura ikanisa kandi murasengera mbe bishopu wowe nyine hari abambwiye ngo noneho uriya yakabije nawe yamya atora izina rinini twese none se ku izina ritoya izina rinini uryitwa n'uwakugenzuye akamenya ko rigukwiriye. Ariko biba yari ukwitorera none hari uwotora rinini uwotora ritoya n'rinini rihari niko bari bukugira. Ariko by'ukuri umuco w'itorero wiriya wari umuco mwiza ntacyo tutokumbura. Utekereza habe n'amazi y'iwacu ba Monique baraje barayapima iwabo waba ngaba neza, baravuga bati ntimugasubire kutuzanira amazi ari hano ni meza, amazi ni meza yo mu ruzi cyakoraga amasoko. Abona amasoko yaho baba bapimye mu isoko, ariko by'ukuri ni amazi meza.
aho ni ibigori byiza bihingwa bitafumbiwe, ni ibirayi byiza bihingwa bitafumbiwe, ni buri kintu cyose, n'inka yaho n'amata yaho, amata yarishije ibyatsi byakavukire. ariko muvuga aye ninde ukunda hano nta muntu wakunda cyakora usarire, nubwo mbivuga ntizareba akabona ni ziboneka abantu batoya ibo nyine bosigara bazababona baratoshetse, ariko twebwe ntaho cyakora nyine kuko dufite abagore b'abakecuru. ntabwo uyu nguyu afite y'urugo rwiwe bwawe iwe n'ubu ngubu nyine n'ibi ngibi mupfungiye ino. naho kuko kwacu dufite abagore b'abakecuru ntiwo mwegura ngo uzomujyane azashyika se avome se amazi atoragure se yikorera igishamba karaje mu isoko se, kandi abo buzukuru tubajyanye ngo bigatuma nyine wocogoruka vuti nuko ntakunda, ariko umutima ni ruguru. So kungaho tubwira wari uvuze ngo ku mukutano, imikutano iwacu yameraga gute? Imikutano y'iwacu nawe uyivuge. Imikutano y'iwacu byari ibintu bisukuye biri ku murongo, indirimbo zaho zari ku murongo, mukaririmba neza, mugasubira mu ivensi, uwanezere bagasubira mu ivensi akayumvisha abantu kwivuga. aho ico ni kimwe. Ijambo ry'Imana ryaza kuvugwa nta muntu wasakuzaga, nta wasekaga mu ikanisa. Ariko hano barimo kwinjira ugasanga abantu ko baraseka, abandi ko barongorerana, ugasanga ibintu byose barabyubashe bikagira utaratibu. Kandi umukutano bakawugaburira mukamamo ukorera ukamumara iyinga. Iyinga ryose akaba ryamarishira mugatangira mu masengesho, umukutano ukaruka basangamwo mukagaburira abantu bose. Abantu baraga buhagira umukutano ugasanga abantu bose nyine ibintu byose bikamera neza, ugasanga ibintu byose biraganira, ukabona n'ibintu babihaye ishima, abantu bagakundana. Bamara akabavuga mu mukutano nashize ngo ariko ngo abakozi ni basigare babanze base baramukanye. Kabanyakabara babaga kukabara bakashika baba bageze mu minembwe bagasakagira iminsi yo kuramukanya, bakamagenda baramutsa amakanisa, bagenda baca ku makanisa baramukanya. Naho hano uri mu kubona ikanisa ari mugera hagati kigiye bakavuga ngo bakaririmba gusa, bamara kuririmba ngo nimugire vuba, ngo muhubiri ngo natubwira amagambo abiri, ngo mukandi kanya turagira ikindi gitarama handi. Aho iyo mubanje mukagira rya kanisa mukaritunganya ryo nyine mukumvirayo ayo macakubiri muri mukugira. Ariko none kuririmba ni kwiza cyane, kandi twahoraga turirimba muri buramusho cyane kandi tukabikunda cyane. Ariko ino nunuhoga numukama muvuga ngo abasaza n'abakecuru nkuko kwacu ngo nibadusige ngo mwigendere. Ariko twareba naho muhamuja tukahaburaga tukabona inzira muheza, nonoga tugashaka ngo yabyashobokaga n'ibiganiro. Ariko nukuri maze muheza umwanya munini ijambo ry'Imana. Ariko ngo warebaga nyine uko ndiko bari mu kubifata ibyo gabigatuma umuntu akumvura n'umukutano wa rugo. Murakumbusha zakutubwira ku mukutano wawe mitondo noneho yewe twebwe twarabaturika tuvuye mu gaturika, izina ryanjye Sostene n'abatirijwe mu gaturika, n'uyu ni Ernest yabatirijwe mu gaturika. Imana yaduhamagaye muri abanza tegerezwa muri 67 nibwo Imana iduhamagaye tuzura imbaraga z'umwuka w'Imana, tubona kuba mitonde, twirubura muri mitonde. Yewe sinigeze ba umushemasi w'ikanisa cyangwa umwarimu, nabaye basengendo mu munyamakuru w'amahombe buraca mbumujiriste mbabara kubera nyine kugenda fungura amakanisa cyane, bati uyu murakwiriye gusengerwa akaba pastori barasengera. Ariko ngaha usubiye inyuma aho wacu yavuze, twebwe abajiriste twadaga tugara ku ikanisa na kabiri aho tuzokorera umukutano kaba bagasanga mwarakoze uduma beni rya abantu bakamererwa neza, bakamera neza, bakazageza na gatanu bapasiteri baza mu mukutano mwarategushe hari ibyishimo. N'abapasiteri benshi bo bazaga baza mu huduma y'abayumbe, abayumbe bari beza, tukagira umuco mwiza, ntiduharambe ntitwanduranye. Namwebwe
paka ubuyumbe bwanyu bwo kwanduranya ngo dore abarozi dore bikese yeme muratora ababi Imana nizabatora aho isimbagurika turabona hano tuzubona ko babuduturisho ukugwejo gada basengeyemo bamye birukana duturisha turi ngo barahirikama indara zabagahirika intebe bagahirika usanga ikanisa ntifite gisuku ivyo bintu rero twebwe wabireba nk'umusaza kwacu tisendagira nti nukubaceceka ariko none ukabona tibimeze neza n'abantu mushaka uburyo muzozamo mushufata umuco wacu wa kera mushishe bugufi kanisa kugira ngo abantu bubaha abapastori none mubona umupastori uhagaze undi muntu akamaze akamunyaga mikoro umupastori afite mikoro ku maboko ngo yimpe nanjye mbanze mvuge biriya by'ukuri tuzatubigaya tukabona iwe se Mana yacu we nuko ariko tukabura uko tugira kurakumbuye rwacu murakumbuye kandi nikaho hari ico nakuniganije ku mukutano ntaco nubugaga bukira bugasha uvuga bukira kandi nikaho turi mu kubi mu mwanya cyane hano tukamatuka oya mwanya wo ase umwanya aya mwanya ganda wobwiriza sangaha ti unono injano gazabo gani zacu ntizihuye wobwira umuntu ngo witonde nawe haye yiruka sizo muba mubushanyije uvuga abaturiye muntu bagiye kutuzanira nuke iyo abavyashobokaga nkukuga ahubwo akazaza nk'abantu babiri tukaganira tugaterana ibibazo nkuko muhaye mu ariko kandi nubwo bazasimbagurika gutya Imana izadufashe bagume banasimbagurike kandi ndabikunda jewe cyane kubera ko jewe umuntu uri mu ikanisa burya bari mu ikanisa azaro wagatinda karoka yo ndamwarese aho none se ko twokwangira abangaba bahazo simbagurika Yesu uri hanze yo turamufite kora koriki cyangwa abangaba bosohoka bakajya muri biriyo mu ibara aho niyo se tuba dutungutse ngabone ni kubazaguma basimbagurike ariko wabo bari ntugicyo nkuko ariko bo bagafashwa kandi baza bagwiza amasengesho cyane kurya ko ni kwiza cyane kurya kuririmba kuza gushura ibitekerezo kukakugarura ibitekerezo ariko ikintu kiza kinini kiremereye mu bukristo bw'umuntu kiza gifasha umuntu no gusenga mukaza mutwara n'umwanya w'amasengesho ico nico kinini cyamuhimo kabisa kinini so kuhatubwiye ku gitangaza nk'ibitangaza bibiri so kuratubwire kimwe na so kuratubwira ikindi igitangaza cyabaye iwacu Imana ibakoresheje twebwe bo biratinze kandi turananiwe ndetse tugishoboye ariko reka mbabwire igitangaza kimwe nabonye Imana imaze kuduhamagara muri 67 Imana imaze kuduhamagara turasenga ijoro rimwe baravuga bati imyose yabaye myinshi mu nzu twari tuzobere two guhunguka yeme bati turashize n'umwotsi bati birashaka hari itara baranga umugabo umwe wacu wari ufite itara ndagere ngo shikati mwabaye muti itara ryakozwe mbere ya Murere riracyagira ibitoro ati se wabaye uti yo ndaje mbwiye abacu tewe itara nije warage kurizana itara nta bitoro Imana yavura umugeni muri isane turagiye ngo tumara gushika mbwiye wambwa batese nje urukurayo niko ndakwimitara ararimanuye ararishegeza ati dore dusenge si turimo two kujegera kugira ngo ridatonda ritazotoka rikaba mu ingesi baza gashyira mu tuntu ngo dusengese ati heruka ubwo hari Murere yari yaraje muri 67 na kane ubwo hari muri 67 tatipi turajyanye ngo dushike turishira amaboko turasengera wamare n'umuntu umwe wari ufite iryo yerekwa ataho muri Kongo turarikonga ryama ryaka kuva saa 2 dasa tugera 6 mu gitondo riri hagiye ryaka riri ryaka ureke nkubwire iyo yari mwinyana
noneho sogokuru yarake abararushe ati si aba bantu niba basaze iwe akabyita ibisazi ese abantu niba basaze n'iriya nyana nayo ntisohoka akaza agatera inkwebo mu muryango ati nimurekure niyo nyana inyana turayikinguriye ngo tuyikingurire umuntu atese hatikyo tarako uko none nzangereranya ngo none hari sizeri cyangwa saa moya huko bahe bakamika atese muzumije iryo tara turarezimye mbona icyo gitangaza n'ibindi byinshi nagiye mbona ariko icyo ni gatanga kambere nabonye so ngatubwire ku bitangaza wabonye bitangaza twabonye byinshi inganji habaye ibita by'ababembe bihora bibaho nkuko muri mu kuzumva turasenga Imana yo mu ijuru icyo gihe hari harabaye intambara iravuga ngo mugende muhumurike nta kumuzo wa muri iki gihugu narakibahaye Imana iravuga ngo mugende mushinge imisaraba ibiti mbese nkuko nyine nk'umusaraba nk'uyu abantu baza bashinga umuntu yapfuye habaga ibiti by'imigano hakaba mutuburaga ingingo y'umugano mugashogekamo kikaba nk'umusaraba ngo mugende mushinge mu marembo yose aturuka habanzi banyu bari ngo ndabarahiriye uhereye none kuzogeza iteka ngo kandi mushinge muhamagara n'abapagani bose ngo nta bajenesi bazanyura kuri iyi misaraba ngo baze kubetera tutagira kandi ivyo biraba abantu bose binganje muza mumva ngo bitangaza by'inganje Imana irabikora ivyo irabikora n'abagore n'abapagani ikindi congeyeho inganje hahora gaza kubikindu n'abapagani bakamavuga ngo kurya nakubuye ngo n'imikutano yaho bakavuga ngo twese turakorera umukutano kubera kuko Imana y'inganje yakoraga ikintu cyose kikama kiboneka icyo ni igitangaza cya mbere kugira ngo dushungure umwanya cyabaye uzobara umuntu w'inganje wese azakikubwira ndabashimiye ku mwanya wanyu mwakoze cyane Imana ibaha umugisha urakoze dusenge gahano sibyo Mana ndagushimiye kuko uri Imana twavuze amagambo turi abantu ariko tuzi kuko uzuhindura nk'Imana abazategereye umuco no kukugira neza n'ubwo buntu abakera bagiraga turabifuriza kuko ari wowe Mana uzogarura imitima y'abantu bakunda naho bari hose si ngomba ngo bakunde igihugu cyaruguru batagikunda babana handi ariko bige guturana neza tubasaba umuturano mwiza no kugenderana gukwiriye asandi ko kuvyemeye kandi ukabikoze mu izina rya Yesu amen Imana ibaha umugisha murakoze nawe